Mwabyumvishe ni wa munsi mwiza, wa munsi mukunda. Ikiganiro ni cya kindi, ni ikiganiro cy'ubutumwa bwiza. Twahaye umutwe ugira uti ijuru ntirikorerwa. Kinyura rero kuri radio mukunda, radio Country FM, ivugira ku 105 n'ibice 7. Umunsi rero ni umunsi wa kane w'icyumweru. Muba muri kumwe n'abavuga butumwa bwiza batandukanye. Uyu munsi wo muri kumva ni Emile Nshimiyimana, umuvuga butumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana. Nibwo tuvuga, nibwo mvuga, nabo dufatanya nubwo tuvuga, nibwo twamamaza, kuko aribwo bukiza, nibwo bwadukijije. Pawulo abwira Tito mu gice cya 2 guhera ku murongo wa 10 kumanuka, yaramubwiye ngo ubuntu buzanira abantu bose agakiza bwarabonetse. Bivuze rero ko ubwo buntu nibwo mu by'ukuri buzanira abantu agakiza. Murumva rero Nshimiyimana Emile, mu by'ukuri ndabakunda kandi nejejwe nuko uyu munsi Imana impaye uburyo bwo kugira ngo dusangire ijambo ry'ubutumwa bwiza. Ndanabashimira kandi mwe mudukunda kandi mudukurikira, mwe mudukumbura, mwebwe bamusenga ngo uyu munsi ugere kandi ugere, natwe tuboneke n'ikiganiro kibashe gutambuka. Turabashimira cyane, ndetse turashimira n'abakunzi bose ba Country FM muri rusange. Mukomeze mudukurikire, mukomeze mukurikire ikiganiro kugira ngo mu by'ukuri ubuntu Imana yatugiriye durusheho gusangira inyungu zibuturukamo. Reka rero dushimira Imana. Turagushimiye Mana nziza, Mana y'urukundo, Mana y'ineza nyinshi. Wowe watugiriye neza ubwo twarabo kurimbuka, ubwo twari dupfuye tuzize ibyaha n'ibicumuro byacu, ariko ugashima kutugirira neza muri Kristo Yesu, ugashima kudutabara, ukaduteturura, ukadukura ku cyavu, ukadukura mu byaha, ukatugira abakiranutsi, ukatugira intungane, abantu batagawa mu maso yawe, ukadukuraho urubanza rw'ibyaha ukarushyira kuri Kristo Yesu, ukamuha n'igihano kiduhesha amahoro kikaba kuri we. Muri aya masaha y'ikigoroba ndagushimiye nk'uwo wakijije, nk'uwo wagiriye neza. Ndagushimiye ko ndi mu isi mfite ibyiringiro by'ubugingo buhoraho, nzi neza ko iwacu ari mu ijuru, kandi ngushimiye no ku bwa bene data bose bari ku isi yose wakijije, ndetse kandi ngushimiye ku bantu bari kumva Country FM mu mwaya masaha, bakaba bari kumva ikiganiro ijuru ntirikorerwa. Ndasabira batwumva kugira ngo Mana nziza, Mana y'urukundo, ufungure imitima yabo kugira ngo mu by'ukuri amagambo bari kumva abashe gutsinda imitima yabo, ndetse kandi abahe gutsindishirizwa, bizera ubutumwa bwiza, dusangire nabo ibyiringiro by'ijuru. Turagushimira ku gihugu cy'u Rwanda, igihugu washimye ko tuba turimo mu gihe nk'iki ngiki. Tugushimiye rero umutekano ukomeza gutanga, tugushimiye kondisiyo ukomeza gushyiraho kugira ngo ivuga butumwa bwiza rikomeze ritambuke, kandi abakizwa bakomeze biyongere, kuko tuzi neza ko uko abakizwa biyongera ni nako n'igihugu kiba gihabwa umugisha nawe. Twiringiye rero ko uza kutuyobora muri iki kiganiro, twiringiye ko uza kubana natwe muri byose. Reka byose bibereho kugira ngo biguheshe icyubahiro. Urakoze ku bwa Yesu Kristo, amen. Murakoze rero mwe muri kudukurikira, wowe uri mu modoka ugenda, wowe ushyizeho urushinge kano kanya, wowe utazi na radio uri murumva. Iyi radio yitwa Country FM, ikiganiro cyitwa ijuru ntirikorerwa. Ndabizi kuri benshi iyo terme cyangwa se uwo mutwe ntago bahita bawusobanukirwa, kubera ko twabwiwe kenshi ko ijuru tugomba kuriharanira, ndetse tugasoma ibyanditswe mu buryo butari bwo, tukagira ngo nibyo birimo biratubwira gutyo, ariko mu by'ukuri ni ukudasobanukirwa ijuru Imana yaritangiye ubuntu muri Kristo Yesu, kuko Imana yakunze bari mu isi cyane. N'amagambo twigishijwe kuva tukiri abana. Umwana wiga Sunday school baramwigisha Yohana 3:16, kuko Imana yakunze bari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Ijuru turihabwa kubw'urukundo rw'Imana, turihabwa kuko Yesu yatambwe kugira ngo apfire ibyaha byacu, turihabwa kugira ngo
aturihabwa kubwo kwizera Yesu Kristo gusa. Nta kindi kintu gihari gihesha umuntu ijuru, nta maturo menshi watanga kugira ngo uzajye mu ijuru, nta cyacumi cyinshi watanga kugira ngo uzajye mu ijuru, nta bakene benshi wafasha kugira ngo uzajye mu ijuru, nta korari waririmbamo kugira ngo biguheshe kujya mu ijuru, nta masengesho menshi wasenga kugira ngo biguheshe kujya mu ijuru. Ijuru, inzira ijya mu ijuru ni imwe, ni inzira ica ku kwizera Yesu Kristo, we mutanga bugingo, we watangiye ibicumuro byacu akazurirwa kugira ngo tugirwe intungane imbere y'Imana. Tugiye kubana mu gihe kingana n'isaha imwe, tumaze gukoresha iminota igera nko ku 9 nubwo twatangiye hashize nk'iminota 4, ariko nta kibazo. Wowe dukurikira rero uraza no kugira umwanya wo kuza kuduhamagara kugira ngo nawe utubwire ukuri kubyumva, utubwire mu by'ukuri icyo uri kunguka, niba kandi waramaze no gusobanukirwa uze gutambutsa ishimwe ryawe, niba ari n'ikibazo wibaza mu by'ukuri kubyo urimo urumva nabyo wemerewe kuza kutubaza mu bugwaneza. Tubere hano kugira ngo natwe tugusubize, tugufashe, ariko byose bikorwe mu bugwaneza no mwituze, tubarize kunguka kandi tubarize kumenya. Arega kuba utazi ibintu ntabwo ari cyo kibazo, natwe ntabwo tuzi ibintu byose bibaho, ahubwo kutemera kumenya ibyo utari usanzwe uzi nicyo kibazo. Ntabwo rero umuswa ari utazi, ahubwo nuwanga kumenya ibyo atazi, nicyo kibazo rero, kubera ko ntawe umenya byose. Yohana nanone muri urwo rwandiko rwa Yohana, cyangwa se mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana, mw'icyo gice cya 3 narimaze kuvuga, gitangira bavuga umuntu witwa Nikodemo, yari umwigisha mu Bisirayeli, yari umuyobozi w'idini mw'icyo gihe, ariko ngaza gusanga Yesu bwije amubaza icyo yakora kugira ngo azaraga ubwami bw'Imana. Byaramutangaje. Yesu amubwiye ngo biragusaba kuvuka ubwa kabiri. Nikodemo mu bintu yarazi icyo ntago cyari kirimo, yari umwigisha amategeko, yarazi ko abantu bagomba kubahiriza amategeko y'Imana kugira ngo Imana ibemere, ariko Yesu aramubwira ngo utavutse ubwa kabiri ntabwo ashobora kwinjira mu bwami bw'Imana. Nikodemo aravuga ati rwose navuka nte nshaje, nasubira se mu nda ya mama nkongera nkavuka? Yesu aramubwira ngo ikibyawe n'umubiri n'umubiri, n'ikibyawe n'umwuka n'umwuka. Aramubwira ngo nkuko Mose yamanitse inzoka mu butayu, umuntu yayirebaho yariwe n'ubusabwe bw'inzoka agakira ubusabwe bw'inzoka akaba muzima, niko umwana w'umuntu akwiriye kumanikwa ku giti kugira ngo umuntu namwizera abone ubugingo buhoraho. Ubwo naravuze kwizera, kuvuka ubwa kabiri icyo bivuze nicyo Yesu yabwiye Nikodemo. Yaro yamubwiye ngo utabyawe n'amazi n'umwuka ntabwo waraga ubwami, ariko abantu nabyo babyitiranya no kubatizwa, ariko ntabwo ari byo. Amazi yavugwaga ni ijambo ry'Imana, umuntu yumva akaryizera akabavutsa ubwa kabiri, akaba arazwe ubwami bw'Imana. Reka rero twihute dukomeze dusome ibyanditswe byera, nubwo twakomeza tubivuga ariko tunabisome mu Baroma igice cya 9 umurongo wa 30. Turasoza icyo gice gisorezwa ku murongo wa 33, twumva amagambo arimo. Aravuga ngo noneho tuvuga iki? Tuvuga yuko abanyamahanga batakurikiye ibyo gukiranuka bagushyikiriye, ariko gukiranuka guheshwa no kwizera. Naho Abisirayeli bakurikiye amategeko yo gukiranuka bakaba ari bo batayashohoje. Ni kuki? Nuko batashishikajwe no kwizera, ahubwo bashishikajwe n'imirimo, bagasitara kuri rya buye risitaza, nk'uko byanditswe ngo dore ndashyira muri Siyoni ibuye risitaza, urutare rugusha, ariko urwizera ntazakorwa n'isoni. Imana ishimwe cyane. Bari gusobanura uburyo nibyo koko Abisirayeli bahawe amategeko ariko ntibamenye icyo bayaherewe. Mu by'ukuri mwene data wabwirije ku wa 4 ushize yasobanuye isezerano rya kera, asobanura ko isezerano ry'amategeko, ariko anasobanura ni mwene data Yosefu, turamusuhuje aho ari kandi agubwe neza, mwene data dukunda. Yabasobanuriye isezerano rya kera ko ari isezerano ry'amategeko, ariko anabasobanurira isezerano rishya ko ari isezerano ry'imbabazi. Mu by'ukuri yasobanuye uburyo isezerano rishya atari kuvuga ngo ni ibitabo guhera kuri Matayo kugeza mu byahishuwe, ahubwo isezerano nyine ni iki Imana yasezeranije. Imana yasezeranije ko uzizera Yesu azababarirwa ibyaha ku bw'izina rye, azabarwaho gukiranuka kwa Yesu, azahinduka umukiranutsi ku bwa Yesu. Iyo niyo new covenant, iryo niyo sezerano rishyashya.
iryo ni ryo sezerano kandi ritureba nk'abanyamahanga. Abisirayeli rero bahawe amategeko mu gihe cyabo, ariko bayahererwa mu by'ukuri kugira ngo akanwa kabo kazibwe. Muzabisoma mu gice cya 3 cy'Abaroma umurongo wa 19 n'uwa 20. Haravuga ngo tuzi yuko ibyo amategeko avuga byose abibwira abatwarwa nayo kugira ngo akanwa kose kazibwe, ngo kandi abari mu isi bose batsindirwe n'urubanza imbere y'Imana, kuko imbere yayo ari nta muntu n'umwe uzatsindishirizwa n'imirimo itegetswe n'amategeko, ngo ahubwo amategeko nayo kumenyekanisha icyaha. Imana ishimwe cyane. Mu by'ukuri rero amategeko nicyo yatangiwe, ariko abantu bayinterprete nabi, bayumvishe nabi, batekereje ko amategeko ari ayo kuzumvira bayashobora bikabahesha kujya mu ijuru. Ntabwo bishoboka. Amategeko nayo gutsinda abantu kugira ngo akanwa kose kazibwe, abari mu isi bose batsindirwe n'urubanza imbere y'Imana. None watsinzwe yemere gutsindishirizwa na Yesu Kristo, yemere kubarwaho gucyanuka kwa Yesu Kristo, yemere imbabazi z'ibyaha bye byose twaherewe muri Kristo Yesu, bityo aba atsindishirijwe. None rero abakurikiye amategeko rero ntago bigeze bayashobora. Nicyo bari kuvuga hanga. Ntago abangaba ari Abisirayeli gusa. N'umunyarwanda uzakurikira inzira y'amategeko avuga ko azubahiriza amategeko bikamuhesha kujya mu ijuru, ntabwo azigera ayashobora. Ntabwo inzira ijya mu ijuru ica mu kubahiriza amategeko. Je le dis et je le répète, ndabivuga kandi nongere mbisubiremo. Ntabwo inzira ijya mu ijuru ari inzira ica mu kubahiriza amategeko. Murabona ko abashatse gutsindishirizwa n'amategeko ngo basitaye kuri ryabuye risitaza ku rutare rugusha, bibeshye cyane ku nzira ijya mu ijuru, barasitara baragwa kandi bagwira kuvunika rwose. Ariko mu by'ukuri bavuze ngo noneho abanyamahanga batakurikiye iby'inzira y'amategeko. Noneho ikintu gitangaje nuko abanyamahanga nabo bakurikiye iyo nzira y'amategeko, ahubwo biratangaje. Iyo bavuze abanyamahanga baravuga ngiye, baravuga wowe utekereza ko mu by'ukuri noneho nawe wajyanwa mu ijuru n'imirimo itegetswe n'amategeko. Abanyamahanga ni abantu batari Abisirayeli, nawe urimo nanjye ndimo. None bari kuvuga ngo abanyamahanga bo bari bagize amahirwe yo kudaca mu iyo nzira y'amategeko kuko batanayahawe, yahawe Abisirayeli, hanyuma nabo arabananira. Abananiye rero noneho Imana igaragaza inzira idaca mu mategeko ahubwo ica mu kwizera. Hano rero aya magambo dusomye, iyi mirongo dusomye igera nko kuri 3, reka nongere nyisubiremo kugira ngo tuyumve neza. Noneho tuvuga iki? Tuvuge yuko abanyamahanga batakurikiye ibyo gukiranuka bagushyikiriye, ariko gukiranuka guheshwa no kwizera. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Mu by'ukuri abantu batazakurikira iby'inzira yo gutsindishirizwa n'amategeko, bagakurikira gukiranuka guheshwa no kwizera, abo nibo bonyine bazashyikira gukiranuka. Niba uvuga ko wubahiriza amategeko, amasabato, ibya 10, amaturo, ibindi byinshi, kandi ugatekereza ko ari byo bizaguhesha kujya mu ijuru, ndakubwiza ukuri ko kugeza na n'ubu uri mu bantu batari bahamya ko ari abakiranutse. Uri mu bantu badashobora gutunga badashobora guhaguruka batera agatoki hejuru bavuge bati ngende umukiranutsi mbikesha inzira yo kubahiriza amategeko. Niba mbeshya uze kubitubwira. Ikibazo muhamagara mutagamije gusobanukirwa cyangwa se gusobanuza neza ibyo mudasobanukiwe. Ariko nagira ngo wowe dukurikira, niba wumva waragizwe umukiranutsi no kubahiriza amategeko, uze kuduhamagara ubitubwire. Ariko ikintu kiranga abantu bose bavuga ko bubahiriza amategeko y'Imana nk'inzira izabahesha kujya mu ijuru, nuko batigeze bashyikira gukiranuka. Nyamara disi baravuze ngo abanyamahanga ariko ngo batakurikiye ibyo gukiranuka kw'amategeko nibo bashyikiriye gukiranuka, ariko gukiranuka guheshwa no kwizera. Imana ishimwe cyane. Niyo mpamvu natwe tudahwema kubabwira gukiranuka guheshwa no kwizera. Niko konyine gushoboka, niko konyine kwatugiza abakiranutsi. Natwe kwizi mikoro ni mumba tuvuga ngo turi abakiranutsi, nuko gukiranuka guheshwa no kwizera tuba turi kuvuga. Ntabwo ari ugukiranuka kuva mu kubahiriza amategeko y'Imana. Kandi mureke mbabwire ikindi, iyo umuntu avuga ko yubahiriza amategeko y'Imana aba agomba kuyubahiriza yose adasize n'itegeko na rimwe. Ikibazo nuko mutekereza ko muzubahiriza amwe namwe mu mategeko, nyamara siko ijambo ry'Imana rivuga. Reka nsimbukire mu Bagalatiya mu rwandiko mwene data ukundwa watugiriye umumaro mwinshi nuba akomeje kuwutugirira mu nzandiko nziza zivuga ubuntu bw'Imana yanditse.
reka turebe urwandiko yandikiye abagalatiya ntago tuvuye hariya twari turi mu Baroma mu gice cya 9:33 ahubwo no kugira ngo ibyanditswe bisobanurwe n'ibindi byanditswe mutaza gutekereza ngo Emile uri kuvuga ibitekerezo bye ntabwo ari byo. Abagalatiya 3 rero umurongo wa 10 haravuga ngo abiringira imirimo itegetswe n'amategeko bose ni ibivume kuko byanditswe ngo havumwe umuntu wese udahirimbanira ibyanditswe mu gitabo cy'amategeko byose ngo abikore. Imana ishimwe cyane. Abiringira imirimo itegetswe n'amategeko bose ni ibivume bajye bababwira ngo nimwubahiriza ibi nibimuzahabwa umugisha n'Imana. Jamais du tout. Nta migisha muzabona ivuye mu gutanga ibya 10 n'amaturo nkuko bababwiye ntayibaho, ahubwo muzarushaho gukena ndetse muzarushaho no kuba ibivume nkuko ijambo ry'Imana ririmo riravuga. Kubera ko byaranditswe ngo havumwe umuntu wese udahirimbanira ibyanditswe mu gitabo cy'amategeko byose ngo abisohoze. Mu yandi magambo ushatse gutsindishirizwa n'amategeko byasaba kuyubahiriza yose udasizemo na rimwe. Uretse no kuyubahiriza yose rero burya amategeko nta nubwo muyazi. Amategeko arenze cyane ari 10 yo kosa cy'amabuye. Amategeko ni menshi cyane yanditswe mu gitabo cy'amategeko. Abisirayeli bari bafite amategeko n'andi mategeko. Bari bafite amategeko y'imiryango y'imibanire, bari bafite amategeko y'ubutambyi, bari bafite amategeko menshi cyane Imana yari yarabahaye. Nusoma ibitabo 5 byose bya Bibiliya bibanza uzasanga ari ibitabo bigenda bivuga mu by'ukuri iby'amategeko Imana yahaye Abisirayeli. Kubara, Gutegeka kwa 2, Abalewi, mu by'ukuri ibyo bitabo byose bigenda bisobanura amategeko akantu ku kandi bikayava ido nido. Mu by'ukuri ntabwo rero amategeko ari 10 gusa, amategeko ni menshi cyane kandi nta muntu wayashobora uko ari. Amategeko ni menshi nta wayashobora. Nutayashobora rero ngo uzaburi ikivume. Mwirinde rero umuvumo uzanwa no kwishanika ku mategeko mudashoboye. Ujye uvuga ngo ubwo nakoze akangaka kamwe mu mategeko nakutazi nimba wagakoze mu by'ukuri ngo wubahirije amategeko. Abantu bavuga ko bubahiriza isabato. Isabato ntago ari umunsi wa 7 gusa. Isabato habaho ni y'umwaka wa 7. Amasabato ni menshi cyane. Kuvuga ko wubahiriza amategeko rero ni ukutayasobanukirwa gusa, ariko ubundi uzi neza kugomba kuyubahiriza yose nta nakadomo usize wamenya ko utanabishobora, wamanika amaboko ukamenya ko watsinzwe rwose cyane ko ari mu maro w'amategeko, noneho ukemera gutsindishirizwa. Reka nigarukira mu Baroma mu gice cya 9, reka nongere nuze kwa aya magambo mvuge nanone iby'ubu buntu Imana yatugiriye bwo kutugira intungane cyangwa se abakiranutsi, ariko tubikesha kwizera atari imirimo itegetswe n'amategeko. Ngo 31 bavuze ngo naho Abisirayeli bakaba ari bo bataya shohoje. Abisirayeli bakurikiye amategeko nibo bataya shohoje ngo bibahindure abakiranutsi. Hano rero ntago ari Abisirayeli gusa, no umuntu wese uvuga ko azagirwa umukiranutsi biciye mu kubahiriza amategeko ntabwo ashobora gusohoza ayo mategeko. Ni kuki rero? Nuko batashishikajwe no kwizera, ahubwo bashishikajwe n'imirimo bagasitara kuri ryabuye risitaza. Iki rero noneho kiraza gutsinda abantu benshi cyane. Abantu benshi bashishikajwe n'amategeko, bashishikajwe n'imirimo itegetswe n'amategeko aho gushishikazwa no kwizera. Bityo byatumye basitara kuri ryabuye. Nawe wirebe, nawe wigenzure, urebe niba utari mu bantu bashishikajwe n'amategeko aho gushishikazwa no kwizera. Niba uri muri abo warasitaye uragwa, kubera ko mu by'ukuri uri umuntu uriho utari umukiranutsi, udashobora guhamya ko uri umukiranutsi, uhamya ko umukiranutsi atabaho mu isi. Nyamara gukiranuka kwarabonetse ndetse abakiranutsi bariho rwose, nanjye ndiwe, ariko no gukiranuka naheshejwe no kwizera Yesu Kristo. Nkuko byanditswe ngo dore ndashyira muri Siyoni ibuye risitaza, urutare rugusha, ariko rwizera ntazakorwa n'isoni. Imana ishimwe cyane. Impamvu udashobora kubahiriza amategeko y'Imana rero nuko uri umunyabyaha mwene Adamu. Umuntu wese ukomoka kuri Adamu avuka ari umunyabyaha kandi atandukanijwe n'Imana. Zaburi ya 58:4 iravuga ngo abanyabyaha batandukanywa n'Imana uhereye ku kuvuka kwabo. Batubwiye ko nyamara
burya ngo umuntu aba umunyabyaha amaze gukura, ntabwo ari byo. Ntabwo watera umwembe ngo nukura uzaba avoka. Ntabwo umuntu avuka ari mwiza ngo nakura abe mubi ngo yandujwe na societe. Ntabwo ariko bimeze. Umuntu avuka ari umunyabyaha. Zaburi 51:7 Dawidi aravuga ngo dunaremanywe gukiranirwa mu byaha nimo mama yambyariye. Tuvuka turi abanyabyaha rero ku ivuko ryo kwa Adamu. Nuko umuntu wese avuka ameze, tuvukana kamere y'icyaha. Noneho kubw'iyo kamere y'icyaha tuvukana, nta muntu watunganira Imana muri twebwe biturutse mu kubahiriza amategeko y'Imana. Imana gushyiraho amategeko rero kwari kugira ngo urubanza rworohe, kwari kugira ngo mbese kudutsinda byorohe, kwari kugira ngo twisobanukirwe biciye mu mategeko. Burya icyaha yo kitabonye amategeko agishinja ntabwo gihinduka icyaha. Imana rero yashyizeho amategeko kugira ngo mu by'ukuri abantu babone ikibashinja, babone umushinja, bisobanukirwe biciye mu mategeko. Nubona wayishe umenye kuri umunyabyaha. Ikibazo rero abantu barayica ariko bakagira ngo ubutaha bazakosora. Ntabwo rero harimo gukosora, ni wica rimwe ubuyishe yose. Yakobo 2:10 umuntu wese witondera amategeko y'Imana akasitara kuri rimwe abamaze kuyacumuraho yose. Noneho rero ubundi mwisi habayeho umuntu umwe gusa wubahirije iby'Imana ishaka, arabikora, ntiyicamo na kimwe. Ninde? Uwo ni Yesu Kristo. Kuki yabikoze? Nuko ari umucunguzi wawe. Kuki yabishoboye? Nuko yavutse ku Mana, ni Jambo wahozeho. Ubutumwa bwiza n'ubundi bwa Yohana igice cya 1 guhera ku murongo wa 1. Jambo wahozeho horanye n'Imana kandi yari Imana. Nta cyaremwe kitaremwe nawe. Yaje mu isi, yaje mu bye, abisi ntibamwemera. Icyakora abamwemeye bose bakizera izina rye, yabaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Mu by'ukuri Yesu Kristo niwe wenyine waje ava ku Mana. Imbuto ya Mwuka Wera yinjira muri Mariya, umwara saminda ya Mwuka. Imana ishimwe cyane. None rero habyarwa uwera w'Imana ari we Yesu Kristo. Uwo ne wakuze rero ashimwa n'Imana muri byose, yarageragejwe mu buryo bwose nkatwe, ntigera akora icyaha. N'amagambo mwasoma mu Heburayo mu gice cya 4 ku murongo wa 14 na 15. Yesu niwe wageragejwe mu buryo bwose nk'uko tugeragezwa, ariko Imana ishimwe cyane ko we atigeze akora icyaha. Ariko hari ikintu abantu benshi batamenye kuri Yesu. Abantu bagira ngo nabo bazabikora ibyo Yesu yakoze babishobore. Ntabwo ari byo. Yesu yabikoze kuko yari Imana, nubwo yari yambaye umubiri w'abantu. Yabikoze ko yari umucunguzi wanjye nawe. Yabikoze kugira ngo ahubwo abinkorere ngewe utabasha kubikora. Noneho nsabwa iki rero? Nsabwa kwizera Yesu kugira ngo mbarweho gukiranuka. Yesu yakiranutse. Ikindi, Yesu ntiyari kutwitangira ngo apfire ibyaha byacu kandi nawe ari umunyabyaha. Byasabye ko aba ari umwere kugira ngo napfa bibe bigaragaye neza ko dosiye yazize ari dosiye yanjye. Imana ishimwe cyane. Umuririmbyi nkunda aravuga ngo yanyishyuriye ya myenda yose, yambabariye ibyaha tumanera de. Yesu niwe wakwishyuriye, Yesu niwe wanyishyuriye, Yesu niwe wansindishirije, Yesu niwe wagutsindishirije, Yesu niwe wazize ibyawe n'ibyanjye kugira ngo nimwizera numwizera tubarwe nk'abakiranutsi. Umukiranutsi ni muntu ki? Abaroma 4 guhera ku murongo wa 1 kugeza ku murongo wa 7 barakubwira uburyo n'Aburahamu yizeye Imana bikamuhanirizwa no gukiranuka. Ngo Dawidi, abo ni abantu babayeho kera, ngo nawe akavuga yeruye ngo amahirwe y'umuntu, ngo uwo Imana ibaraho gukiranuka atabiheshejwe n'imirimo, ngo hahirwa umuntu wabariwe ibicumuro bye, ibyaha bye bigatwikirwa, hahirwa umuntu iteka atazabaraho icyaha. Imana ishimwe kandi ihimbazwe. Uko niko umuntu aba umukiranutsi. Aba umukiranutsi yemeye ko Yesu yaje mu isi aje kumucungura, bityo akishyiraho ibyaha by'uwo muntu. Yesu yishyizeho ibyaha byawe n'ibyanjye, aba ari byo azira. Ariko ni ibyaha byanjye byose, ni ibyaha byo muri kamere yanjye byose. Ibyo nzi n'ibyo ntazi, ntabanje kubivuga mu mazina, ntabanje kubibwira mugenzi wanjye. Yesu yapfuye ndariho kandi yapfiriye ibyaha byanjye. Bivuze iki? Bivuze ngo ntago ibyaha ari ibyo niyiziho, ntago ibyaha ari ibyo n'abandi bantu banziho, ahubwo ibyaha Imana ibizi kurenza uko tubizi. Nta nubwo Imana itegereje ko ubanza kuyibwira ibyaha byawe kugira ngo ibimenye. Imana izi kuri umunyabyaha gusa, tout simplement kubera ko uvuga kuri Adamu na Eva. Uwo rero niwe wakoze icyaha bituma abantu bose bahinduka abanyabyaha. Abaroma 5:18 na 19 muze kuwasoma niko havuga. Igicumuro cy'umuntu umwe cyateye ko abantu bose bahinduka abanyabyaha banacirwaho iteka. Nawe wahindutse umunyabyaha ku bwa Adamu nta kindi. None ibyo ujya wibonaho ni ingaruka z'iyo kamere wavukanye. Ariko
Imana ikubara nk'umunyabyaha gusa kubera kukomoka kuri Adamu. Wabikoze utabikoze, byagaragaye bitagaragaye, ubu uri umunyabyaha imbere y'Imana. Imana rero imaze kubona ko twese turabo kurimbuka, twese turabo gucirwaho iteka, ntiyarebereye. Imana iradukunda kandi Imana ni nziza pe. Yashatse umucunguzi Yesu, imubaraho ibyaha byanjye, imubaraho ibyaha byawe, irangije irabimuziza, irangije irabimuhora, irangije urupfu rubi rwose nagomba kuzapfa, gihenomu yanjye yose umuntu utazimana agomba kuzajyamo wose, icyo gihano kibi cy'abanyabyaha Imana iragifata igishyira muri Kristo Yesu. Yesu burya apfa ni igihano cyanjye, ni igihano cyawe yari arimo guhabwa. Yesaya 53 yabivuze neza cyane, aravuga ngo yashenjaguriwe gucyanirwa kwacu, igihano kiduhesha amahoro cyari kuriwe. Imana ishimwe cyane. Kuki udafite amahoro ku Mana? Nuko utari wemera ko Yesu yagutsindishirije, nuko utari wemera ko Yesu yagukuyeho urubanza rw'ibyaha agatuma wera de. Nyamara mujye muririmba indirimbo 20 ivuga ngo Uwiteka umucamanza yambonyeho amaraso, ntancira urubanza rubi, anyita ukiranutse, anyita umuntu ukiranutse. Urakiranutse ku Mana kubera Yesu, urakiranutse ku Mana kubera amaraso ya Yesu, ntabwo ukiranutse ku Mana kubera ibikorwa byawe. Nange sinyanutse ku Mana kubera ibikorwa byanjye. What amazing gospel. Iyo niyo gospel. Ubwo nibwo butumwa bwiza, ubwo nibwo butumwa bwiza bw'ukuri ukeneye kumenya, umuntu wese akeneye kumenya kugira ngo nabwizera atunga umutima ufite amahoro, atunga umutima umubwira ko yababariwe kandi ko yemewe. Ese byakumarira iki? Bajya bakubwira ngo ubonye inzu n'imodoka da, ngo ugiye mu mahanga, ngo ugiye i Kigali n'ibindi bimeze ngibyo, ngo ubonye umugabo, ngo ubonye umugore, ariko se ni mu rubyaro, ariko se ibyo byose ntago ari bibi kubibona pe. Ariko se kubibona udafite ijuru bimaze iki? Udafite ubugingo buhoraho bimaze iki? Ukeneye kumva ubutumwa bwiza, ukeneye kumenya uburyo wajya mu ijuru, kubera ko ubuzima bwo mu isi dufite bugomba kugira iherezo byanze bikunze. Ugomba kumenya rero ikiruta ibindi, ugomba kumenya uburyo wazajya mu ijuru, ugomba kumenya uburyo Imana yakwemeye, Imana yakubabariye ku bwande, ku bwa Yesu Kristo. Ukaba mwisi uzi neza ko wemewe, ukaba mwisi uzi neza ko wababariwe, ukaba mwisi uzi neza ko iwanyu ari mu ijuru. Reka rero mu by'ukuri mbe mpiniye ahangaha aya magambo meza y'ubutumwa bwiza turimo turavuga, ariko mpiniye ahangaha ndasoje, ahubwo mpiniye ahangaha kugira ngo nawe udukurikira tuguhe akanya, kubera ko ikiganiro ni icyacu ariko ni icyanyu, ni icyanyu mwese, baba ari abemera ubutumwa bwiza, yaba ari n'abatabwemera. Ikiganiro ni icyanyu, no kugira ngo namwe mugire ijambo mwa kino kiganiro, muduhamagare dusangire ijambo. Mugiye guhamagara kuri nimero ya MTN 0782444221 kugira ngo namwe mutubwire uko murimo murumva iri jambo ry'ubutumwa bwiza. Mutange ubuhamya, mutange ibitekerezo, mutange n'ibibazo, kugira ngo iri jambo ry'ubutumwa bwiza rirusheho gucengera muri benshi, rirusheho mu by'ukuri gusobanuka muri benshi bashimira Imana ku bwa Yesu Kristo. Twakwakiriye inshuti yacu. Twakwakiriye, ninde tuvugana? David mu karere ka Nyamasheke. David, muraho murakomeye muri Nyamasheke? Naho neza. Muri muhe murenge? Murenge wa Bushekeri. Mu Bushekeri muri amahoro? Amahoro turashima Imana. None ni iki se mwasobanukiwe cyangwa mwasobanukiwe cyangwa mwifuza kubaza mu kiganiro cyiza cy'ubutumwa bwiza kivuga ko ijuru ridakorerwa? Mbere ya byose mu gushima Radio Country FM. Nawe emere tukagushima ku kiganiro cyiza ukunda kutugezaho. Tugashima n'abandi bose bumva iyi radio. Cyo nizeye nuko ijuru rifite. Kuva natangira kumva iki kiganiro nahise ko nsanga ari ukuri ibyo muvuga byose. Imana yatanze umwana wayo w'ikinege aze gupfira ibyaha byacu, bityo nta gushidikanya, nkaba nabishishikariza n'abandi bose bakajya bashidikanya, bajye bizera, bamenye yuko ijuru ari iryacu. Ijuru nta kurikorera kuko ntacyo twatanga, nta n'icyo twakora ku buryo twarikorera ngo turibone. Yego rwose, ijuru ni iryacu ndabizi neza. No kugira ngo mashime nanabashishikarize kujya bizera byonyine, nicyo kiduhesha ijuru, ukwizera konyine. Natwe imirimo yacu ntabwo yazatugezayo. Amen.
amen. nawe turagushimiye, ujye ukomeza uduhamagare kandi ujye ukomeza uganire n'abandi, ubabwire uburyo Imana yaguhaye ijuru muri Kristo Yesu. Murakoze cyane, mukomeze kugubwa neza. Mugire ijoro ryiza, mu amahoro muri Kristo. Arakoze mwene data David uherereye Bushekeri muri Nyamasheke, turamushimiye ku bwunganizi atanze busobanutse rwose. Twabakiriye ninde nshuti yacu duhamagaye? Niyo nkuru. Twakwakiriye, mwifuza kutubwira iki? Nanjye Yes, ongera ijwi, byagukundira kongera ijwi ho gato. ikiganiro cyanyu gikunze cyane. Yego. Kugikurikira cyane. Yego. Imera ko nyine na cyari kigumaho agikurikira kandi agatesha. Nibyo, Imana izadufasha kigumeho kandi kikomeze kibafashe. Adufasha kandi agashobora guhinduka. Muri we byagahindura n'abantu. Urakoze, ijwi ryawe ryari ritoya ariko twakumvisha washimaga. Urakoze cyane niyo nkuru, ugira ijoro ryiza. Arakoze nubwo ijwi rye ryari ritoya ariko yashimaga kubwo ikiganiro no mumaro cyamumariye gikomeza no kumarira abandi. Turabakira kandi turabakunda, Imana irabakunda cyane. Allo Kandi FM. Allo, twakwakiriye. Amazina ni niyo ngabo Igiheke. Yes. Iki kiganiro ni cyiza cyane. Yego. Hari icyo cyangishijeho. Yego. Namenye ko ijuru ritakorerwa. Amena. Ntacyo hakorera kugira ngo urigeremo. Amena. Ahubwo ijuru twariherewe umuntu. Amena. Wumva ko uwemera ko Yesu Kristo yabambwe wese, ijuru ararigenewe. Amen, amena. Ariko iriya ndirimbo ivuga ngo muze mwenyine ngo twihererane umuntu ahantu hatari abantu, imiruho yanyu irabaruhije urusaku ngo rubarembeje. Yego. Mwagerageza mukamfasha kunsobanurira iyo ndirimbo. Urakoze. Mu by'ukuri nitujya mu ndirimbo, yego, turaza gufata umwanya munini, ariko reka nkwemerere ko nuza kumpamagara mvuye mu kiganiro nza kugusobanurira n'iyo ndirimbo. Ndaza guha nimero zanjye ngendana kugira ngo uze kumvugisha nyuma y'ikiganiro. Nushaka uzampamagare n'ejo wenda tuzaganire byisanzuye n'ibindi birenze ibyo ngibyo. Urakoze cyane. Murakoze cyane. Arakoze kubunganiza atanze no kubusabe atanze, ariko nawe yasobanukiwe uburyo ijuru twarihawe ku buntu muri Kristo Yesu. N'abandi ni karibu tubakire rwose. Allo Kandi FM. Warugerageje nubwo network zitagukundiye, ariko turagushimiye cyane. Warugerageje guhamagara, n'abandi muduhamagare. Ikiganiro ni cya kindi, ijuru ndirikorerwa, ijuru Imana yaritangiye ubuntu muri Kristo Yesu. Biratangaje, ariko niho bibera inkuru nziza. Iyo wumva ubutumwa bwiza se wumva iki? Inkuru nziza ni ibintu utari witeze, ni ibintu bitangaje. Mu cyongereza uravuga ngo it's too good to be true. Mbese ni byiza cyane, birenze ibyo umuntu yapfa guhita yemera, birenze ibyo umuntu yakwemera nk'ukuri. Ariko ni ukubera iki? Ni ukubera ubwiza bwabyo. Rya juru washatse ukabura, rya juru uririmbye muri korari ukumva ntaryo ufite, rya juru watanze ibyawe byose ukumva ntaryo ufite, rya juru wasenze menshi ukumva ntaryo ufite, rya juru wafashije abakene ukumva ntaryo ufite. Biratangaje kumva uyu mugoroba, kumva kuri Kandi FM, kumva kuri YouTube yacu
yitwa Ijuru Ntigorerwa TV. Ibiganiro nk'ibi bikubwira ko ijuru Imana yaritangiye ubuntu muri Kristo Yesu. Biratangaje nyine, ariko ibyo bitangaje ni by'Imana yakoze. Arega urukundo rugaragara aho ngaho nyine. Urukundo rugaragara mu kuba umuntu yagukorera ibyo utashobora, umuntu yaguha ibyo utakwihereza. Ntabwo ijuru rero riciriritse ku buryo umuntu yarikorera ngo aribone, ariko icyo kintu gihenze cyane gutyo umuntu atabasha kubona kubwe, nicyo nyine Imana yatanze. Imana ishimwe cyane. Arega Imana twayikundira nyine ko yadukoreye ibidashoboka. Imana twayishimira ko yaduhaye ibyo tutakwihereza. Imana twayishimira ko nyine yatugize abakiranutsi twarabo kurimbuka. Imana twayishimira ko turi mu isi dufite ibyiringiro by'ijuru mu gihe amategeko yatunaniye, mu gihe twagerageje mu mbaraga zacu bikanga. Icyo rero nicyo cyitwa ubutumwa bwiza. That's a good news. Mu gice cya 10 cy'Abaroma umurongo wa 10 haravuga amagambo naho akomeye cyane. Haravuga ngo kuko umutima ari w'umuntu yizeza akabarwaho gukiranuka, kandi akanwa akaba ariko yatuza agakizwa. Imana ishimwe cyane. Umutima ni w'umuntu yizeza akabarwaho gukiranuka. Mu yandi magambo umuntu aba umukiranutsi aba yizeye Yesu Kristo akabarwaho gukiranuka kwe. Twakwakiriye kuri Country FM. Turakumva neza. Inde wacu? Niyo ngabo arugarutse. Yego niyo ngabo. Hari akantu ntajya nsobanukirwaho neza k'ijambo ry'Imana. Ikabaze. None se ntago hano ku ijambo ry'Imana cyane. Kari cyo turi kuganiraho. None se ko hari nk'abantu bavuga ngo amadini amwe avuga ngo ntago azagera mu bwami bw'Imana. Okay. Mwagira icyo mwabidufasha. Urakoze cyane, ariko icyo ni kimwe muri byinshi abantu wenda bavuga niyo ngabo. Yego. Ariko reka mvuga iki ngiki. Abanywa inzoga n'abatazinywa ntabwo bazaheshwa ijuru no kuzinywa cyangwa no kutazinywa. Ngira ngo icyo cyumve neza. Ntabwo umuntu azaheshwa ijuru nuko yanywaga inzoga cyangwa se atazinywaga. Nkanjye kuva navuka ntago ndanywa inzoga. Nitanzeho urugero. Nta nubwo nabibujijwe wenda no kwigishwa kugira ngo nzireke. Ariko ntabwo ndi hano ntangaza ko kuba ntanywa inzoga aribyo bizampesha kujya mwijuru. Oya, ahubwo ndi hano mvuga ko uretse no kutanywa inzoga n'ibindi bintu byose umuntu inzoga zigira ibintu bibi byinshi zikoresha abantu na societe. Hari ibyigenda igaragaza ubukene, zirakenesha abantu, zibakoresha urugomo. Na Bibiliya yaraho ibivuga vino n'umukobanyi, inzoga zirakubaganisha, sibyo? Ibyo byose rero inzoga wanazirinda no kugira ngo ubane neza n'abantu no mu buzima busanzwe bwa buri munsi. Nawe kandi wigirire neza ze kugukoresha amafuti. Ariko ntabwo kuba utazinywa nicyo nshaka kuvuga. Sicyo kizaguhindukira itike ikujyana he mu ijuru. Ikijyana abantu mu ijuru ni kimwe gusa. Ntabwo ari bibiri, ntabwo ari bitatu, ntabwo ari bine, ntabwo ari bitanu, ntabwo ari bitandatu, ntabwo ari birindwi, ntabwo ari umunani, ntabwo ari 10. Yesu yaravuze ngo ninjye nzira, ninjye kuri, ninjye bugingo. Ntawe uzajya kwa data ntamujyanye. Nicyo cyonyine. Ntabwo ari bibiri, ntabwo ari bitatu. Nitujya kujyanye na conduite n'imico myiza twabiganiraho kwabyo, kandi imico myiza ni myiza. Imirimo myiza mu bantu, kwitwara neza ni byiza, discipline ni nziza. Uretse na Bibiliya no kwishuri barayigisha, no mu muryango batwigisha imyitwarire myiza, sibyo? Ariko kubijyanye no kujya mu ijuru byo ndasurinya gusa ko umuntu abiheshwa no kwizera Yesu Kristo, nta kindi kintu. Murakoze cyane. Ni ibintu umuntu abiheshwa no kwizera Yesu Kristo, nta kindi kintu kibaho cyabimuhesha. Nawe urakoze. Arakoze ku kibazo abajije. Nibwira ko kandi kukibaza byari byiza bihesheje n'abandi ngira ngo gusobanukirwa. Reka twakire n'abandi. Nimero ya MTN ni 0782 44 20 25.
muduhamagare mwabaza ibibazo mwatwunganira muduhamagare kugira ngo dusangire ijambo. Allo Country FM. Allo. Turakumva ninde wacu? Ni Moses Kunkombo haruguru yo kwa Marishari. Moses Kunkombo haruguru yo kwa Marishari. Yesu ashimwe. Ahimbazwe. Yesu tumushimira iki? Tumushimire kubyiza yadukoreye. Ni ibihe Moses? Kuba ko turi guhumeka isaha uyu munota. Kuko ushatira mu cyura n'ushatse arahaguma. Noneho kujyanye no kujya mu ijuru ubifite gute? Mfite icyizere ko nzajya mu ijuru kuko Kristo yaradupfiriye. Amen, amen. Kubera ko Yesu Kristo yagupfiriye, Imana ishimwe cyane. Yes sir. Nta mpungenge ufite, nta rujijo ufite, nta gushidikanya ufite. Nta gushidikanya nta n'urujijo. Yesu kuva yaragupfiriye uzi neza kuzajya mu ijuru. Yewe. Nta kizagutangira. Oya kuko yazize ibyaha byacu. Na n'ubu aracyabizira. Yarabizize cyakora yabizize rimwe byararangiye ahubwo ibyo bifite garanti y'iteka ryose. Yes sir. Yabipfiriye rimwe cyakora ibyo bintu bifite garanti y'iteka ryose. Ego. Urakoze ugira ijoro ryiza ukomeze nawe murakoze cyane. Ukomeze ukurikire Country FM no mu bindi biganiro biza gukurikira. Yego. Twe tuzasubira kuwa 4 dutangira 2:00 kugera 3:00. Ndabizi njya mbakurikirana cyane. Ukomeze dukurikire urakoze cyane. Sawa muzajya mu nsengero dore nde n'agafubi. Sawa tuzajya tugusengera urakoze. Uze no kuduhamagara nyuma y'ikiganiro kuri nimero tuza gutanga. Sawa. Arakoze Moses avuze ko twanamusengera ko ari n'imfubyi aze kuduhamagara nyuma y'ikiganiro kugira ngo dukomeze tumube hafi nibyo. Kandi ubwo yizeye Kristo nta nubwo akiri imfubyi afite umubyeyi witwa Imana kuko wizeye Yesu Kristo wese ahinduka umwana w'Imana. N'abandi muduhamagare nimero ni 0782442125. Radio ni Country FM ikiganiro ijuru ntirikorerwa. Allo turakumva ninde wacu? Miriwe neza. Nitwa Byumvore Elize. Yego mwene data wowe ngira ngo turakuzi. Mvuka ku butaka hano igiheke. Yego. Nanjye narakijijwe. Yego. Nakijijwe urupfu rw'iteka. Yego. Ariko nari guterwa nuko ndi umunyabyaha. Yego rwose. Kristo Yesu rero yapfuye urupfu kugira ngo nge ntazaba nkipfuye urwo rupfu. Yego. Kwiteka we yapfuye urupfu rw'ibyaha byanjye kuko cyari igihano cy'umunyabyaha. Yego rwose. Noneho kugira ngo nge mbe ndokotse. Cyangwa se mbe mbabariwe. Amen. Noneho abantu bari kubaza ngo gerekene no kunywa inzoga imyitwarire mu bantu ibyo ngibyo. Yego. Ngo ni byiza kugira umuco. Yego. Ni nabyiza kwitwara neza muri rusange. Yego rwose. Ariko ntabwo ibyo byatuma Imana ikwemera. Amen. Hariho ikintu kimwe cyatuma Imana yemera umwana w'umuntu. Yego. Ni ukwizera amaraso yamutambweho. Amen. Hari amaraso y'igiciro yamenetse. Ariko ayo maraso yamenekeye kugira ngo ibyaha byacu bibone guhongererwa. Amen. Kugira ngo mbese Imana dukureho urubanza rwa byaha twavukanye. Ariko Elize Karame nawe kandi uzanarama kubera kuri muri Kristo Yesu uzabaho iteka ryose. Ko hari abantu bavuga ko ayo maraso atuma Imana ibababarira buri munsi uko bacumuye. Wababwira iki? Reka mbabwire ko ibyo bintu ntago ari byo. Ukuntu babivuga ngo bari kwihana kera nanjye ntarakizwa. Barabivugaga ngo Imana imbabarire narasambanye, Imana imbabarire ngo naribye, ngo n'ibindi nibagiwe Imana ibimbabarire. Bisobanura ko umuntu ntago azi ibyaha agira muri kamere ye umubare wabyo. Kandi ibyaha nta nubwo Imana ibikubabarira kubera ko uyisabye imbabazi. Yego. Ahubwo icyo gihe ubuvuze ko Imana yo itagira imbabazi kubera yuko ubuvuze ko itakuzi. Yego. Kandi nyamara Imana ikuzi utaranatekereza, ikuzi utaranavuka. Yego rwose. Ariko uburyo izi umuntu nuko izi ko akomoka ku munyabyaha witwa Adamu. Nibyo. Bityo ko umuntu ukomoka ku munyabyaha nawe ntabwo yanaba umukiranutsi. Yego. Ntabwo byakunda. Yego. Adamu yari afite muri kamere ye gukora neza. Ariko yaranafite muri kamere ye gukora nabi. Yego.
mbo natwe bamukomotseho twamukomotseho ari nk'iforomo nuko tumeze natwe ni nk'iforomo ntacyo twahindukaho ibyo data yakoraga natwe nibyo dukora nibyo mbo ahubwo dukizwa n'ikibyo bintu rero kandi data uvuze na Adamu yego rwose na Adamu umubiri bagukuruza wabari mwisi bose mbona ukuvuga ngo rero ntabwo umuntu ashobora gutsinda amategeko y'Imana kuko yo arimo umucyo mwinshi cyane yego arimo gukiranuka kutari muri ya kamere yacu amen kuko kamere yacu irimo ibintu bivanze irimo ibintu bibiri by'amahara kubiri yego umuntu agerageza gukiranuka ariko bikanga yagerageza gukora ibyiza bikamwitanga imbere none se njye hari ikintu njya nibaza ubwo umuntu yumva yazakiranuka ryari kugira ngo abe yumva ko noneho asigaye akora ibyiza gusa ntabwo bishoboka hariho Kristo Yesu rero yaje mu isi kugira ngo adukureho urwo rubanza rw'ibyaha twari dufite kuko ikimenyetso twari twatsinzwe amategeko y'Imana yego bisaba rero ko dutsindishirizwa noneho ku buntu amen ubuntu nuko Kristo yagiye mu gihano cyacu ariko impamvu abantu batabyumva nuko igihano atari bo cyabayeho abonye nibaza iyo kiya gihano cy'ibyaha kiza kuba ku bantu nukurimbuka ubundi nukurimbuka igihembo cy'ibyaha ari urupfu nukurimbuka urupfu rukaba rwarabaye kuri Kristo noneho umuntu Imana iza kumwihanira igihano cy'ibyaha nukurimbuka buri wese twumva nonaha abyumve neza buri muntu wese iyo Imana iza kumuhana igihano cy'ibyaha ni igihane Kristo Yesu yego ngaho abantu nibambwira ahantu bari kuba bari nukurimbuka bose baba bararimbutse ariko noneho Kristo Yesu yaratwitangiye ndetse ko kwitanga rega yagiye mu kimbo cyacu Isaya 53 yisomye umurongo waho wa 5 ugakomeza no wa 6 no wa 7 havuga amagambo avuga ko yashenjaguriwe gukiranirwa kwacu kandi ko igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we kandi icyo gihano rero ni cya kindi yahaniwe ku musaraba abantu rero nibizere Kristo rwose ko yabakujeho urubanza rw'ibyaha murakoze amen urakoze mwene data yego ariko nimero zawe uze kuzima nidusoza yego kugira ngo tujye duvugana atari hano mu kiganiro gusa nta kibazo ndaziguha urakoze cyane arakoze mwene data Elize amaze igihamagara mu kiganiro ijuru ntirikorerwa byaba byiza dukomeje tukaganira nawe rero no hanze y'ikiganiro amaze kugaragaza rwose ko akunda iki kiganiro kandi ko akunda kubwira abantu ubutumwa bwiza ni byiza rero ko dukomeza kubana nawe kugira ngo iryo shyaka afite n'uwo mwete bifatikanye n'ibyacu kugira ngo ubutumwa bwiza bugere kuri benshi twakwakiriye ninde wacu turakumva ninde tuvugana mwiriwe namwe kandi muraho Janvier uherereye he Janvier Janvier uradukunda se ndabakunda cyane nkunze kubumva natwe rero turagukunze cyane dukunda n'abadukunda ariko n'abatadukunda turabakunda ariko wowe nakarusho kuko dukunda ngenda bakunda by'akarusho Janvier none se tubwira icyo wungutse mu kiganiro cyakumariye iki tuganirire muri make ikiganiro kiramfasha cyane buri gihe iyo mugezeho yego kubera ko urabona ko ikintu kinshimisha nuko twababara ibyaha byacu tukigera ku isi amen twaracunguwe kandi ku buntu amen nta kiguzi amen yego nicyo cya mbere kinshimisha mu kigero kandi ndagikunda cyane waba uzi izina ry'ikiganiro cyitwa gute ndarizi cyitwa gute ikiganiro ijuru ntirikorerwa kiba kuri ayo masaha cyane saa mbiri kuwa kangahe kuwa kane ndumva ikiganiro rwose ari icyawe cyane ndagikunda kandi twemerana ujye ukirarikira n'abandi inshuti zawe ujye uzibwira none ikintu nashaka kubabaza tubaze Janvier Zaburi 155 yego aravuga ngo ngutumye ku ntumwa intumwa nyine njye nararebye narasomye nsanga ari umuhanuzi umwe yakubwira ngo iki n'iki nyine kizaba gutya na gutya
ijuru n'ibikorerwa ndarikunda nkunze no kubikurikirana. Wari uvuze Zaburi ya kangahe? Zaburi 105. 105. Yego. Aha. Aravuga ngo mutumye ku ntumwe. Ni umwanjye narebye nsanga ari umuhanuzi. Ntacyo dukomeza tugwira ushaka kubaza nubwo wenda wabisobanura ukundi ariko ntacyo. Ubwo nazo nyango mvuga ku muhanuzi nyirizina. Abahanuzi ntibemewe cyane cyane. Urakoze cyane. Buriya rero Janvier nkuko twakubwiye uburyo ijuru Imana ritangiye ubuntu batarabikubwiye hirya no hino. N'ibyo ubuhanuzi nubwo atari umwanya wabyo. Ariko buriya abahanuzi bariya bose ba Yesaya babayeho. Ba Yeremiya n'abandi. Burya Imana yabakoresheje kugira ngo bahanure kuzaza kwa Yesu Kristo umukiza w'abari mw'isi. Naho Janvier rwose abantu bakubwira ngo ubonye inzu, ngo ubonye imodoka, ngo ubonye perimi, ntabwo ari Imana yabatumye. Ahubwo Bibiliya iravuga ngo iyamuduhaye izabuzwa n'iki? Kumuduhana n'ibindi byose. Imana yagutangiye Yesu ngo agupfire, ikikura umwana wayo w'ikinege. Wibere mu rukundo rwayo, uzajya ubona kugirirwa neza n'Imana uko bwije nuko bukeye. Naho abakubwira ngo Imana iguhaye ibi, Imana iguhaye ibi, Imana iguhaye ibi, ntabwo ubwo ari ubutumwa Imana yahaye abahanuzi bayo bukuri. Ahubwo nibyo shitana ashukisha abantu kugira ngo umuseke w'ubutumwa bwiza utabatambikira. Abantu bagatwarwa n'ibyisi ntibasobanukirwe iby'ubuntu bw'Imana, iby'ijuru Imana duhere ubuntu muri Kristo Yesu. Uko niko kuri. Wenda tuzabiganiraho mu buryo bunarambuye atari no mu kiganiro kuko atari nayo ntego y'ikiganiro. Ariko ayo magambo nkubwiye uyazirikane nk'ukuri ku ijambo ry'Imana. Nzaguha ibihamya byinshi mu byanditswe byera. Uretse no kubiganiraho nanjye ndabyemera. Urakoze cyane. Kandi ndabakunda cyane. Urakoze cyane. Turagushimiye kandi ukomeze no kurarika abandi kugira ngo nabo basobanukirwe ubuntu Imana tugiriye muri Kristo Yesu. Nanjye ndabashimiye kubera kuri inshuti. Urakoze cyane. Arakoze inshuti yacu Janvier, nawe ari gihe cye nkundi mwenda tarumaze guhamagara. Mukomeze rero muduhamagare dusangira ikiganiro mu minota mike yadusigaranye. Allo Country FM. Allo Country FM. Twakwakiriye ninde wacu uduhamagaye? Igihe cyo muvugana. Inde? Manuel Igiheke. Ariko Igiheke tuhafite abantu benshi baduhamagara. Emmanuel. Karame nawe. Iki kiganiro se uragikunda? Ikiganiro ndagikunda. Ni iki cyakumariye Emmanuel? Ikiganiro cyanacyungutse n'igitekerezo cyo gusabana n'abantu. Okay. Nyungukamo icyo igitekerezo cyo kuba nafasha umuntu babaye. Okay. N'umuntu nabona uri mu myitwarire mibi nkaba nabasha kumuganiriza nkamwereka inzira y'ukuri yamujyana mu ijoro. Ni iyihe? Ibintu by'ibiyobyabwenge. Wasanze inzira ijya mu ijoro ari iyihe se Emmanuel wowe? Inzira mu ijoro niyo gukorera Imana. Kwicisha bugufi kubaha buri wese. Ukaba wakumva n'ikibazo cy'umuntu ukugana cyangwa se ukugishamo inama ukamugaragariza urukundo n'urwo Yesu yagaragarije abana. Wabuzi ko Yesu abigishwa. Wabuzi ko ibyo Yesu yatugaragarije ari ukudupfira se? Kubera iki yadupfiriye se ubundi? No kugira ngo natwe aho tuzabona mu gihe cya nyacyo bigize ari nk'ikibazo kibaye. Ube wakereka umuntu urukundo nyine ube wanamwitangira ariko ugaragaza urukundo nk'urwo Yesu yatugaragarije. Urukundo Yesu yatugaragarije rwatumariye iki? Yesu kugupfira ni iki? Wari kuba iki iyo Yesu atagupfira? Nyuma ari kuba najya mu irimbukiro. None ntukirimbutse kubera Yesu? None sinyirimutse kubera Yesu, icyo mwanya nanjye no kugira ngo nkore imirimo myiza mbe namushima. Yego, ariko ijuru ryo nyine urarifite kubera ko Yesu yagupfiriye ntukirimbutse. Kubera ibyiringiro ijuru numva ndifite mu maboko yanjye no mu mutima wanjye. Urakoze ujye ukomeza dukurikire buri wa kane guhera saa 2 kugera saa 3
ku 105.7 tuba duhari dusobanura uburyo Imana yatanze ijuru ku buntu biciye muri Kristo Yesu. Twakira undi muntu umwe cyangwa babiri mu minota 3 cyangwa 4 dusigaranye. Umwe cyangwa babiri. Yes, twakwakiriye. Ninde tuvugana? Oui, twakwakiriye. Ninde tuvugana? David Nyamashiki warugarutse. Yego David. Ndagira ngo nshimire abantu bose bahamagaye Country. Yego. Ndabona ko musigaranye n'iminota mikeya, nagira ngo mbifurize umuhanda mwiza, murakoze cyane. Sawa na urakoze. Sawa. Urakoze cyane. Turacyakira abandi nabo. N'abandi muhamagare. Umuntu umwe turamwakira. Umuntu umwe yahamagara tukamwakira. Turacyafite iminota nk'ibiri. Umuntu umwe naduhamagare tumwakire. Nabatambutse ikibazo ishimwe se mu kiganiro ijuru ntirikorerwa. Umuntu umwe cyangwa se babiri. Umuntu umwe cyangwa babiri. Tubibutsa ko mukomeza gukurikira ikiganiro kuri YouTube channel yacu yitwa Ijuru Ntirikorerwa TV. Ijuru Ntirikorerwa TV iryo ni izina mu by'ukuri utapfa kubona ahandi hantu, kubera ko abantu benshi bazi ko ijuru rikorerwa, ariko Imana igira neza, Imana igira ubuntu bwinshi, yatumenyesheje uburyo yaduhaye ijuru ku buntu. Umuntu umwe yaje niwe wa nyuma. Allo KFM. Allo? Yes, twakwakiriye rwose. Yego. Ninde tuvugana? Kwizera Jonas ndishagaje. Okay, yego. Ikiganiro twacyungukiyemo byinshi. Aha. Ko Yesu adupfiriye kubera ibyaha byacu. Yego. Tukaba tugenda nta rubanza twishinja. Yego. Kumva tubohotse nyine mu mutima. Yego. Nje najyaga ngenda numva ukuntu ibintu bizarangira. Wagenda mu byumba tukumva tubanje tukihana ibiki n'ibiki, ibyo twibuka n'ibyo tutibuka. Yego. Ariko ubutumwa twarabwumvishe, kumva turaruhutse. Yego pe. Iki kiganiro turagikunda kabisa, tuzadukomeza tuganire gake gake. Yego. Zagira ibintu byinshi tubyungukiramo. Jonas, turagushimiye, urakoze guhamagara, ugira ijoro ryiza. Sawa. Imana ntabwo dufite uko twayishimira kubwo abantu benshi bakomeje kwizera ubutumwa bwiza, bakaba bakomeje kuruhukana natwe, babikesha kumenya kandi bakizera ko bababariye ibyaha byabo byose, kiwabo ari mu ijuru. Abakomeje guhamagara, muraza kumamagara kuri nimero yanjye bwite 0784 42 kugira ngo dukomeze tuganire. Ubu turasoje, reka mbashimire cyane mwakoze, kandi Imana igira ubuntu, Imana nziza, Imana y'urukundo ikomeze irindira imitima yanyu muri Kristo Yesu none n'iteka ryose. Amen.